nanone uyu mugoroba wowe data mwiza wuzuye imbabazi wuzuye kugira neza wowe utandukanye natwe abantu twebwe twuzuye intege nkeya twuzuye kutemerana twuzuye kutakirana nkuko umuririmbyi yavugaga ngo mvura ibikomere byanjye mwami utuvure uduhe kwakira ko twemewe nawe kandi twakunzwe nawe nta kondisiyo utadusabye kubanza gutungana ahubwo urukundo rwawe nirwo rutweza nirwo rudutunganya utwigishe kuba abana kuko benshi muri twebwe ntabwo tuzi kuba abana twakuze dutawe tubwirwa ibibi tubwirwa ko nta gaciro dufite cyangwa ntacyo turi cyo mwami wabami bituma natwe tutabasha kwakira urukundo rwawe turasenze ngo wongere ukore igitangaza mu mitima yacu uyu mugoroba uduhe kuruhukira muri wowe utubere isabato y'ukuri ngo muri wowe harimo gukiza ku buryo bwose ufite amaboko y'imbaraga abasha kutuzenguruka twose akatumara imbeho y'ubuzima n'intimba y'ubuzima uduha amatwi akumva uduha amaso abona nk'uko ubona uko tureba aba ariko tukibona nyaguhora ku ngoma uduhe kukwiringira byuzuye uduhe kukwizigira byuzuye mwami w'abami kugira ngo ijambo ryawe ribe rizima muri twebwe umwanzi utunyaga utwiba kugira ngo tutumva tugahindukira tugakira uduhe kuba hejuru ye nyaguhora ku ngoma kugira ngo twumve dukire twizere amagambo yawe nk'aho ari mazima mwami w'abami udukize ibitekerezo byacu byahengamishijwe n'ubuzima byahengamishijwe n'imibabaro tukananirwa kwizera icyo uvuga tukumva ibyo tuvuga n'ibyo twibwira n'ibyo by'ukuri kuko bitumazemo imyaka n'igihe kirekire mwami kuvugururwa kw'ibitekerezo byacu kukananirana ariko kubw'umwuka wawe wera ujye uhindura ibidashoboka ibishoboka tuguhaye ikaze mwami w'abami ngo ukorere muri twebwe urakoze subize gusenga kuko imitima yacu nyaguhora ku ngoma urakoze kubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba n'ibyo dutekereza utugorore rwose utuvure uduhengamure udukiza hacu hapfuye kubw'imbabazi zawe uduhe kwishimira ko turi abana bawe biduhindukire ibihagije urakoze mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahe umugisha ibagire neza murakoze kwitanga tugasenga nkuko umukozi w'Imana amaze kutuyobora kuri Zoom ni umunsi wacu wa kabiri w'amasengesho Imana ishimwe ko yagushoboje kwitanga kugira ngo tube muri uyu mwanya wo gusenga Imana ibiguhere umugisha abatazi gahunda yo gusenga dusengera kuri Zoom hepfo yaho ngaho haba ari video bajya bashyiraho link ndibaza itugaragariza WhatsApp channel kugira ngo niba utari muri group y'abanditsi ku nkike ubashe kujoininga WhatsApp channel uzajya umenya gahunda zo gusenga kuko amasengesho tuyakorera kuri Zoom hanyuma ijambo ry'Imana akaba ryo dushyira kuri YouTube ibiri live cyangwa irimo gukorwa muri ako kanya byaba byiza rero niba wifuza gusenga ko tubana muri ubwo buryo iminsi 3 yo gusenga tuyikora buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi kubw'ubuntu bw'Imana kugeza igihe Imana izatuyobora mu bindi tukagira niba turi mu gitondo isaha imwe 11 za mu gitondo kugeza 12 tukongera mu mugoroba 12 n'igice tugakomeza no mu ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha witanga gushaka Imana nongere nkwinginge iyo wumva ushize intege zo gusenga ubuzimbaraga kiba ari igihe cyo gusenga si igihe cyo kubyihorera buriya hari igihe twumva nta cyabaye ariko kiba cyabaye iyo umuntu yambuwe gusenga iyo umuntu yambuwe kubumbura umunwa ngo asenge cyane cyane yarabyigeze abanyazwe yatabyigeze wenda bari intangiriro ari mu rugendo abakwiriye kubyitoza ariko iyo wigeze ibihe byo gusenga ukabinyagwa rwose ubuzima bwawe buba buri mu kaga satani yajya kutubasha atwambura ubuzima bwacu bwo gusenga ntukabyihorere ujye utwazanya ujye wumva abandi basenga nawe ugaruke mu imbaraga ujye ukomeza gushyira ijambo ry'Imana mu matwi yawe kugira ngo ryongere rikwegure mu kwizera kwawe uba warashwe ntukabyihorere rero turakomeje turi mu nyigisho twagize izo muri uku kwezi kwa kane ntitwabasha kubivuga byose nk'uko biri ariko turagerageza uko dushoboye twongera tubibutse izi nyigisho turimo kuvugaho dukoresha niza RR Ministries kugira ngo ni wumva umutima wawe utewe umwete wo kubimenya kurushaho wo gukira umutima kurushaho uzayigane nabwo twasabye ko badushyiraho link ya WhatsApp channel yabo kugira ngo ni makuru yose ubashe kuyakira twebwe twazaye umutwe uvuga ngo ese umubabaro ukabije wakira ejo twari turimo kwibaza kukutsinda kukunesha gutabwa gutereranwa rejection kunesha kurenga aho hantu kandi n'ukuri umwami Imana arabikora rwose hari umuntu umwe wanyandikiye arambaza ati se koko umuntu yakira umubabaro ukabije w'amateka w'ibyo yanyuzemo koko akabaho nk'utarawubayemo
ntago yabaho nk'utarawubayemo, ariko yasigarana amakuru atamuremereye. Nk'uko iyo twakomeretse ku maboko, nshobora kugira igikomere gikomeye, nkagira impanuka ikomeye ku kuboko kwanjye, hanyuma ukuboko kwanjye kukazakira, igisebe kigasubirana, ngasigarana inkovu itagize ikintwaye. Gusa nayireba nkamenya ko ari ikintu kigeze kumbaho, ariko itagize ikintwaye, itabujije ubushobozi bw'amaboko gukora, itabujije gukomeza urugendo. Rero imibabaro tuba twaraciyemo, Satani arayiteganya kuva kare kugira ngo atwice hakiri kare, ariko Imana irakiza umuntu akabigumana nk'ibyamubayeho, akaba bizi nka histoire ye, ariko bitamwishe, bitamubujije kuba Imana yamugeneye, akagira umunezero w'agakiza. Ibyo bintu ni ukuri, turabahamya kandi dufite abahamya benshi ko gukira kw'Imana. Buri muntu urugendo rwe rwo gukira n'urw'umwihariko, kuko ntago abantu baca mu bintu mu buryo bumeze kimwe. Bashobora no babazwa mu buryo buri kimwe, ariko uburyo babi processing, uburyo babicamo, uburyo bakopinga n'imibabaro yabo bikaza bitandukanye, ko buri muntu ari uw'umwihariko mu maso y'Imana. Ushobora no kumva nta kintu tuvuze kubikureba, ariko icyo tuzi nuko Imana ikiza rwose, cyangwa kumva ntitwagejeje aho twagombaga kugeza. Ibyo rero bimwe twasigaje ejo tutarangije, kwari ukuvuga ku ngaruka z'ibyavuye mu kugwa k'umwana w'umuntu. Kuko umwana w'umuntu amaze kugwa, sinzi niba nabivuzeho, ariko kugwa k'umwana w'umuntu kwagize ingaruka ku kiremwa muntu cyose muri rusange. Ibyaha rero byaho dukomokana n'uyu munsi biradukurikirana. Iyo hatabayeho kwitandukanya no kutumvira kw'abatubanjirije, ibyo byaha biradukurikirana. Nubwo twaba tubyanga, ushobora kwanga imyitwarire ya papa wawe, ukanga imyitwarire ya mama wawe, ariko ikagukurikirana. Iyo hatabayeho icyambere n'agakiza, ariko no kwitandukanya no kutumvira kwabazaniye iyo mimererwe bari bafite. Hari ijambo abantu bakunda gusengera muri bo mu maganya ya Yeremiya 5:7, iravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Rwose byorohera Satani, habonetse ibicumuro, kwanga Imana, byorohera Satani ko umwana wavukiye aho hantu nawe rwose bizamugeraho. Ashobora gukizwa, n'ubundi twagiye dukizwa, bamwe muri twe bakomoka mu miryango itarigeze imenya Imana, ariko umuntu warerewe mu rukundo rw'Imana, umuntu warerewe mu ijambo ry'Imana, ibyarwana nabyo nubwo nawe byaboneka, byatandukanywa n'utabirerewemo. Reka turebe nanone mu gitabo cyo Kuva 34:6-7. Haravuga ngo Uwiteka anyura imbere ye arivugira ati, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Yari irimo kwibwira Mose ngo ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ushobora kwibaza uti se ntabwo twivuguruza mu byanditswe ko tuvuga ko umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, bya kera babishize, dore byose biba bihindutse kuba bishya? Ntabwo twivuguruza. Iyo dukijijwe tuba dutangira urugendo rwo kwezwa, kwitoza kumvira Imana. Ni urugendo, ntabwo rwuzurira uyu munsi. Dushobora kwibaza ngo ese abakijijwe bajya bacumura? Yego bajya bacumura. Ese abakijijwe bajya bahirima mu byaha? Yego bajya bahirima mu byaha. Rero iyo habaye uko guhirimanga kwinshi, rwose bikingurira imiryango kuba twagerwaho n'ingaruka zaho twavuye, cyangwa zaho twarerewe, cyangwa zaho twakuriye. Ikindi, imiryango yuzuyemo no gukiranirwa, yuzuyemo n'ububi, yuzuyemo n'ubugome n'ibiki, rwose biba ari umuryango ukinguye ko umwana wavukiye aho hantu azisanga muri ibyo bintu atari yabigiramo uruhare. Uyu murongo sinifuza ko ugumana gusa ko Imana ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza mu buzukuru n'abuzukuruza buviva, ahubwo nagira ngo ngire ko gukiranuka kwawe nabyo ari igishoro gikomeye mu maso y'Imana. Kuko Imana ngo igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi, n'ibihe bitabarika, ikabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ni Imana yuzuye imbabazi. Iyo turimo twitoza kumvira Imana, rwose kwima Satani aho yatereka ikirenge, biba ari inyungu zacu n'inyungu z'abazadukurikiraho. Ushobora kubishyira mu nyungu z'ibifata ukabona ntizirafatika, ariko reka nkubwize ukuri, gukiranuka ni igishoro, kumvira Imana ni igishoro. Ushobora kutabibona none ahangaha, ariko ni ukuri uzabona umusaruro wabyo. Rero turabibona rwose ko umwana wavukiye mu biganza byanduye birimo ibibi, rwose niko ko ubuntu bw'Imana buzamugeraho, ariko kurwana nabyo ntibizamworohe. Umwanzi tekereza kuvukira mu bugome bukabije, mu gutabwa gukabije, nibyo turimo tuvuga. Ibiganza bikwakiranye byuzuye ububi, byuzuye ubugome, byuzuye kwangana. Uwo mwana Satani icyo abashaka no kugira ngo ahinduke igisenzegeri hakiri kare, apfe mu muntu wamwe imbere, nko twabivuze ngo ni spirit yabaye crushed, kugira ngo apfe hakiri kare no kwakira urukundo rw'Imana bimunanire. Iyo rero hatabayeho gukira ku muntu wacu wamwe imbere, ibikomere byacu tubihereza abadukomokaho tutanabishaka. Bimera nka wa mukino w'agati abantu bahererekanya. Ni ukuvuga ngo
nkomeretsa uwo nkunda kuko ntabashije kumurinda gukomereka, kuko nkomeretse ibikomere bihinduka ibintu by'uruhererekane. Niyo mpamvu Imana yifuza ko dukira tukaba bazima rwose kugira ngo dutange ibyiza. Niba uri mukuru waragize umugisha wo kubana n'abatoya, abana cyangwa abandi bantu rera, ibyo ari byose wibwije ukuri, hari ibintu wakoze ku bantu ushinzwe ukunda utagombaga kubakorera, ugasanga wababwira ijambo utagombaga kubabwira, wabakoreye ibikorwa utagombaga kubakorera kuko bikomoka mu gukomereka kwawe, cyangwa se ibikomere byaguteye kwikingirana, bigutera kwiheza no kwigunga. Washaka kubaho ibyiza, washaka kubitaho, ariko imbaraga zo kubitaho urazibuze. Ariko Imana ishimwe ko muri Kristo Yesu harimo gukira kuzuye, nkuko twagiye tubivuga, adukiza ibyaha, akadukiza inguma z'imibabaro, yewe akaduha n'imitima mishya. Imana ishimwe cyane. Dukomeje, ibi nibyo twagombaga kuvuga ku munsi w'ejo. Kwizera ibitari byo na kamere yacu y'icyaha iba itarahindurwa biterwa no kutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzuye ngo kuducengere, bijya bitubera umutego. Satani akatubona urwaho, akatubona icyuho muri twe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryifuza ko tuvugururwa uko dutekereza. Tuvugururwa n'ikizi n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe rikaducengera. Hari umuntu ukunda Imana, uzi ko n'Imana imukunda, ariko bifite ukuntu biri teori, ntibyamubereye ubuzima. Ariko nakomeza kuba mu ijambo ry'Imana, agakomeza kubwirwa iby'urukundo rw'Imana, bizamucengera bimuhindukire ubuzima. Kubera ko tuba twaramaze igihe twizera ibitari byo, kubera gukomereka, kubera kubabazwa, kamere yacu y'icyaha ibitarahindurwa. Hanyuma ko ijambo ry'Imana rigenda riducengera, rigahindura uko dutekereza. Iyo ritaducengeye, Satani abona icyuho muri twebwe. Icyo gihe ntibiba bikiri ku by'ibyaha by'ababyeyi bacu cyangwa by'abo dukomoka, ahubwo bihinduka ibyacu. Rwose Satani akinjira mu cyuho cy'ahantu hanjye hatarahindurwa, hatarakira urukundo rw'Imana, hakiri ukwigomeka, hari no kutamenya se no kujijwa, Satani akaba yakorera. Iri jambo rivuga ngo ntiduhe Satani urwaho, mu Efeso 4:27, ntimugahe Satani urwaho. Urwaho baba bavuga no kumuha akantu gatoya, kuko iyo tumuhaye gatoya we akagira kanini. Sinzi niba navuga akagira, agakoreramo muri make. Bibiliya yera haravuga ngo kandi ntimubererekere Satani. Muri King James haravuga ngo neither give place to the devil, no donne pas accès au diable, ntumuhakanya na gatoya. Muri NLT haravuga ngo ho habifatanya n'umujinya, kandi niko n'ubundi bifatanye ku mirongo ikurikiraho. Ho haravuga ngo for anger gives a foothold to the devil. Umujinya, kandi rimwe na rimwe umujinya mwibuke ko tuha rezo kuko turakajwe nuko hari ikintu cyatubayeho, ariko ngo umujinya utuma duha foothold, utuma duha Satani aho tereka ikirenge. Muri NIV haravuga ngo give no opportunity to the devil. Iyo ugize umujinya, kandi rimwe na rimwe wumva umujinya ufite nk'ishingiro, uba umuha akantu kaku, we rero akaza wese. Ariko Imana ishimwe ko Imana ibasha kudukiza. Tubasha ro kumva rejection, cyangwa se icyo twakwita kwangwa, kudakundwa, gutereranwa, biciye mu magambo cyangwa mu bikorwa abandi bantu bakoze babigambiriye cyangwa se batabigambiriye. Ushobora kumva utawe ushyizwe ku ruhande, umuntu atabikoze nkana, cyangwa se yabikoze nkana nawe ku bwa kamere ye nawe yishenjagurikiye. Mu Migani 12:18 haravuga ngo amagambo yicana nk'inkota. Hari umuntu uvuga ati subaye iki se ko nta rushyi bagukubise, ariko ijambo rifite imbaraga ryo gucengera umuntu rikamutesha umurongo w'ubuzima. Hanyuma ya nyota yo kwemerwa, ya nyota kumva tugomba kubironginga, kuko iyo umuntu yatawe, iyo nyota yo kwemerwa iba nyinshi muri we, akayishakana. Nibyo tugiye kuvuga uyu munsi, akayishakana mu buryo kenshi butari. Hanyuma ya nyota yo kwemerwa mu muryango ikadutera gusimbuza Imana ibindi bintu, bigatuma turushaho kuba nk'ubwo imbata. Kuko ntemewe, natawe, ntakunzwe, bikantera kwiremerera ibindi bintu bituma nabasha kwemerwa, ariko mu by'ukuri binyuranye n'iby'Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Mu Galatiya 4:8-9 haravuga ngo icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Umuntu yakwibonera nk'agafaranga, agafaranga kakamubera Imana. Umuntu yagira position runaka ituma yemerwa, ituma agira ijambo, ikamubera Imana, kumunyegageza akaba yanakwica no gupfa, kuko icyo kintu nicyo kintu kimugize. Ngo icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, niki cyatumye musubira inyuma mu byambere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo. Imana idukiza ibintu byose twicaje mu mwanya w'Imana tubitewe n'imibabaro cyangwa no gukomereka.
umugambi w'Imana ukugarura umuntu mu busabane nayo uhora uriho. Imana ibigenza ite? Ni ukuri yadutumyeho umwungeri mwiza. Data yasezeranye kohereza umwungeri wo gushaka izazimiye. Kristo yaje kudushaka kugira ngo yongere twunge n'Imana. Ntushobora gukira gutabwa, ntushobora gukira guteraganwa, kumva ushyizwe ku ruhande udakunzwe, ntushobora kubikira utanguye n'uyu mwungeri mwiza. Ariko Imana ishimwe ko Data yatugeneye umuti, atwoherereza umwungeri mwiza uza gushaka izazimi. Nta muntu wigeze ushaka Yesu mbere, tumushaka kuko yadushatse. Muri Ezekiel 34 haravuga ku murongo wa 11 n'uwa 12 ngo umwami w'Iteka aravuga ati, dore njye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake, uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kuri, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikuye ahantu hose zatataniye ku munsi w'ikibunda n'umwijima. Data yatwoherereje umwungeri mwiza. Iyo umuntu asubije nk'amasimba aribaza ngo ariko nakijijwe, ni umwungeri waje kudushaka. Ntacyo wabikozeho rwose, kuko ushobora kuba warumvise amagambo amwe n'undi muntu yumvise ariko umutima we ugakinguka, umwungeri rwose akakubona. Ngo umwami w'Iteka aravuga ati, dore njye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishaka. Yaratubaririje adushaka kubw'imbabazi ze kugira ngo rwose adukize. Hanyuma Yesu niwe mwungeri mwiza, kandi we atanga ubuzima bwe kubw'abantu ngo abunge n'Imana. Dukomeretswa n'abatubyaye, batubereye beza cyangwa se batubereye babi, batubereye beza tubabura tukumva turapfuye, ariko mama wawe ntabwo yatanga ubuzima bwe, papa wawe ntiyabutanga, nanjye ntabwo nabutangira abana banjye, nubwo nabutanga ntibwabasha no kubagiza. Umwungeri n'umushumba wawe ugukunda ntabwo yabasha gutanga ubugingo bwe. Umwungeri mwiza utanga ubugingo bwe ku bwacu ni Kristo. Icyamugasogongera urwo rukundo uyu munsi, umutima wawe ukarushaho gukira. Yarivugiye muri Yohana 10:11-12 ngo ninjye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Ariko umwungeri mwiza isega rije ntahunga. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Icyamukumva urwo rukundo rukakurutira urundi rukundo rwose wahabwa n'abantu. Muri Luka 15 umurongo wa 4 n'uwa 7 nanone aratubwira ngo ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka yazimiye kugeza aho ari buyibonere. Uwo ni wo mutima wa Kristo, ahora agenda ashakisha wazimiye. Buri muntu wese n'uwa gaciro mu maso ya Kristo. Ejo twabivuzeho, abeza n'ababi bose n'abagaciro mu maso ya Kristo. Twebwe ari tubona umuntu mubi tukabona rwose ntiyarakwiriye ngira ngo nijuru kubera ububi nibyo yakoze, ariko abo bose n'abagaciro mu maso ya Kristo. Nawe uri w'agaciro by'umwihariko mu maso ya Kristo. Ntabwo Kristo akurebera mu kivungi, Kristo akubona wowe wenyine. Ngo asiga 99 izo yazanye yazigeje mu rwuri zimeze neza, ajya gushaka iyo yazimiye. Once yari wowe, ikindi gihe yari njyewe, na n'uyu munsi haracyarundi arimo kujya gushaka. Hari igihe twumva 99 ari twe twasizwe, ariko yaradushatse. Uri imwe yazimiye bituma ajya kugushaka. Ngo iyo ayibonye wumva uru rukundo, iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye. Uziko atatuvuma, uziko atatubwira ati wacyanwe n'undi wari warananga, narabivuze ko ntacyo uzakuvamo. Uziko atari uko ameze, yuzuye imbabazi. Ngo iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye. Ngo yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Turaba agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Uko uzagenda umenya kuri w'agaciro mu maso y'Imana, bizagukiza imvune z'ubuzima zose, bizagukiza gutabwa, bizagukiza kutemberwa, bizagukiza iby'isi yakunazeho bigutera kumva udafitinga, utari mu kigero, utameze nk'uko ishaka, nk'uko yabigennye. Uko urukundo rw'Imana rwira mu mutima wawe ruzagukiza rwose. Uyu mwungeri wacu kandi ni umwami watsinze ubwami bw'umwijima. Ntago nsibye ahabwa, ahubwo yaratsinze ubwami bw'umwijima. Ntago tubeshejweho n'impuhwe za Satani, ahubwo yarabutsinze ubwami bw'umwijima. Nuko tubaho. Gupfa nk'umwana w'umuntu byamuhesheje ubutware ku isi. Satani yari yarariganije umwana w'umuntu. Icyatumye Yesu yambara umubiri, yagombaga gupfa nk'umuntu kugira ngo agarure ubutware umuntu yatakaje igihe Satani yamuriganyaga muri Edeni. Rero ntago ari umwami wabirazwe, ahubwo yambaye umubiri. Urupfu ntirwamubasha, icyaha nticyamubasha. Mwibuke ko icyaha ari rwo rubori rw'urupfu, nta na kimwe cyamubashije. Yarabitsindiye, anyaga Satani ubutware ku mugaragaro, ahinduka umwami
ku buzima bwacu, hanyuma ubutware tubugarurirwa kuko nawe yari umwana w'umuntu. Muri Matayo 28:18 aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati naho ubutware, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ibi bitwereka ko nta ntambara n'imwe, nta kintu na kimwe umwami wacu atadutsindira. Urasabwa kurushaho kumwizera, utinda mu magambo ye kugira ngo ahindure uko utekereza, akumaremo gutsindwa. Buriya gutabwa, gushyirwa ku ruhande bitwuzamo ibitekerezo byo gutsindwa no kumva ntacyo turi cyo, no kumva ntacyo tumaze. Ariko Imana ishimwe ko umwami wacu yatsinze akanatwimura, yatsinze abatwari mu mwijima ku mugaragaro. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya 40:10 kugeza kuri 11, Yesaya 40:10 kugeza kuri 11 haravuga ngo dore umwami Imana izaza ari intwari kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera, dore izanye ingororano kandi inyiturano zayo ziyiri imbere, izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterure mu gituza kandi zonsa izazigirira neza. Arakeyaringa umwami wacu. Kubera isi yihuta tuba dusiganwa, rimwe turashaka amafaranga, ubundi sinzi ibyo dushaka bitarangira bihoraho. Hari igihe abo tugomba gukeyaringa tutabitaho, dusiganwa turi iryo siganwa tutanabitaye. Ariko data yuzuye imbabazi, arakeyaringa, yita ku miremerwe yawe njyewe ntamenya, rimwe na rimwe nawe utamenya. Agukeyaringa ku giti cyawe, n'undi akamwitaho ku giti cye mu buryo bwe bumukwiriye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tukibaza ngo twebwe igisubizo cyacu ni ikihe? Personal response yacu niye kuko ikwiriye rwose kuhaba. Imana data yifuza cyane kumpa ikaze, kuguha ikaze mu muryango wayo. Niyo mpamvu yohereje Yesu. Nkwiye rero kwemera ubwo butumire ku giti cyanjye. Iki ntabwo ari icyemezo cy'itsinda, iki ntabwo ari icyemezo cy'umuryango, iki ntabwo ari icyemezo cy'itorero runaka rifite izina runaka. Ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye kwemera ubutumire yahawe na Kristo kugira ngo nawe yinjire mu muryango w'abana b'Imana. Yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo, ariko abari mu isi buri muntu wese yitaba ukwe. Ntabwo umubyeyi abiraga umwana icyo akora mutoza inzira z'Imana, ntabwo umugabo abiha umugore icyo akora yamwigisha ijambo, ntabwo umugore abiha umugabo icyo akora yamutoza aho yabikuye, yamubwira ijambo ry'Imana. Nubwo Kristo yakunze abari mu isi cyane, ariko buri muntu wese azitabira ubwo butumire ku giti cye. Igisubizo cyanjye kandi gikwiriye kuba kwemera no kwihana ibyo nabayemo, inyifato yarushijeho kunjyana kure y'Imana. Burya gutabwa no guteraganwa no kuba rejected bituzanira inyifato zitandukanye, twazivuzeho turongera tuzivugeho. Dukwiriye rero umucyo w'ijambo ry'Imana umaze kutumurikira, tugasanga inyifato runaka itajyanye n'ijambo ry'Imana, dukwiriye kuyihana, dukwiriye kwemera kugarukira Imana. Kubera ko ibyago n'amakuba abantu baduteje, imibabaro abantu baduteje, ikwiriye rimwe na rimwe twibagiza ko natwe dukeneye imbabazi z'Imana, ko natwe dukeneye kwihana ku giti cyacu, bikatworohera gushinja abandi. Ukeneye kandi kwizera cyangwa kugira ubushake bwinshi bwo kwizera ko data akwemera nk'uko uri kandi akwemera utaranahinduka. Nongere mbivuge, ntabwo urukundo rwa papa ruzamuka ngo rumanuke, kuko nabashije gusenga, nabashije kubwira abandi ubutumwa bwiza ngo ruzamuke rumanuke. Adukunda uko turi tutaranahinduka. None si igihe umwungeri mwiza yaza kugushaka warazimiye, wari ufite iki cyatuma gukunda? Ariko imiruho n'imibabaro twatewe kubera ko rejection idutera kugura urukundo. Harwo twumva data mukumva ngo njyewe se koko Imana yanciki, turaza kubigaruka wenda umwanya n'udukundire. Ntabwo aguca ikintu bashije cyangwa uricyo, aguca urukundo rwe, aguca imbabazi ziri mu mutima we zitagira akagero. Yadukunda ntashingira muri twe, ashingira muri we imbere, akabasha kudukunda atyo. Ukeneye rero kubyumva kenshi, ukongera ukabyumva kenshi, kugeza igihe wizera, ukagira n'ubwo bushake bwinshi bwo kubyemera no kubyizera, ukemera ko data agukunda nk'uko uri. Nkagereko akangaka kanjye, agukunda cyane nk'uko uri kugira ngo udasigara nk'uko uri. Ntibiba birangiye, urukundo rwe ruraduhindura. Luka 15:20 wari ukiri ku mwana we, nubwo umwana yari yaragiye kuri, yaramutegerejanye imbabazi, ngo akimubona arirukanka, aramubabarira ataramusaba imbabazi, aramusoma, aramuhobera. Ejo twaravuze ngo ashobora kuba atarazi ikimugaruye, wenda yaraje gusaba undi munani no kujya kwaya, ariko imbabazi zase zari zimutegereje. Uko niko data ari bakundwa. Icyaduha tukabimenya mu buryo bwuzuye, tukabasha no kubibwira abantu mu buryo bwuzuye. Ndahamya ko nta muntu wamenye urukundo rw'Imana mu buryo bwuzuye ngo yange kurwinjiramo, yange kurwitabira. Imana ishimwe cyane. Ukwiriye rero kumwemerera kugira ngo kwemerwa yaguhaye gukorere muri wowe bibereye realite y'ubuzima bwawe. Ukwiye kumwemerera kugira ngo kwemerwa, kuba accepted, kuba loved, gukundwa
bireke kuba mu magambo, bireke kuba mu bitekerezo, ahubwo bikorere muri wowe, biguhindukire ubuzima, biguhindukire realite y'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Reka tujye ku by'uyu munsi. Imana idushoboze kugira aho tubigera, ariko ibyo ishima ko tubasha biraba ari ibyo kandi biradufasha. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turakomeza tuvuga ku gukira ingaruka zo gutabwa no guhemukirwa nanone, overcoming rejection na betrayal bari ko bavuga, kubitsinda. Isi yaguye nkuko twabivuze yuzuyemo gutabwa no guhemukirwa byinshi cyane bisiga bikomerekeje umuntu ku kigero gikabije. Biragoye ko waba muri ino si udakomeretse, ntibishoboka. Hanyuma ibyo bikomere ikintu bikora muri twebwe, umwanzi arabikoresha kutwangiza hakiri kare kugira ngo urukundo rw'Imana nitwumva n'abakuru y'Imana ntibizabone aho bifata. Kuki rero bitugora kumva twakiriye kubelonginga mu muryango w'Imana? Kuki bitugora? Mu Cyongereza haravuze ngo why do we struggle to feel that we belong? Kuki bitugora? Iyo umwanzi aza kuguteza kwangwa hakiri kare, gutabwa hakiri kare, abazi ikintu yubatse, kandi icyo kintu kizagira amashami y'igihe kirekire n'imbuto z'igihe kirekire, abazi icyo yubatse. Kuki rero bitugora kumva twakiriwe, twumva natwe tubelonginga? Imitekerereze, icyo twakwita inner beliefs mu Cyongereza bivugitse neza, inner beliefs ni imitekerereze irenga igahinduka ihame ry'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ni ibintu mu by'ukuri nibyo wowe, ni ibintu bikugize uko ufata ubuzima, uko wumva. Ibikomoka rero mu bikomere ntago burya b'imitekerereze gusa, biragenda. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu umwe tuba tumeze nk'abantu bambaye rinete z'ibara. Ni ukuvuga ngo icyamubayeho nuko byamugendekeye, byamwambitse urugero rinete z'icyatsi zituma ubwo buzima bwose buba icyatsi. Wowe waba ureba hanze ugasanga si icyatsi, cyangwa se tuzita umukara kuko ariho ujya uhagararira ibibi. Yambaye rinete z'umukara yakuye mu byamubayeho mu butoya, ku buryo ubuzima ntago wamwemeza ngo ubwire ngo ntago ari umukara, kandi arabureba ari umukara kubera izo rinete z'ibikomere. Ikiro nicyo twita inner beliefs, ni imitekerereze irenga igahinduka nk'ihame ry'ubuzima. Muri make niryo njyewe, nibyo wowe, bishingira kuri experience personnelle. Ibyo umuntu yabayemo byose biba bifite icyo byamukozeho. Ibyiza bifite icyo byagukozeho, ibibi bifite icyo byakukozeho, biguha forme. Ni nka kwa kundi ufata ibumba, bya bumba abana bakoresha muri maternelle cyangwa ibumba nyabumba, ukarishyira mu kintu runaka rigasohoka muri fite forme runaka. Nuko bitugendekera duhereye ku miremerwe y'umuntu. Intego y'Imana cyangwa se kiri ku mutima w'Imana kwari uko ababyeyi bigana kamere y'Imana, kandi namwe murabyumva ntibabishobora. Bamwe ntibanakijijwe, abandi ntibanayizi, n'abayizi nabo bari mu rundi rugendo rwabo, nabo ntako bameze. Ariko mu by'ukuri icyari ku mutima w'Imana, intego y'Imana kwari uko ababyeyi bigana kamere y'Imana mu buryo babana nk'abashakanye no mu buryo babanira abana babo. Byagombaga kuba ari ibintu byuje urukundo rwinshi, ariko aho byabonetse, niba byarabonetse, habaye hake. Aho byabonetse Imana ibishimirwe. Bimwe rero mu by'ingenzi byari byitezwe ku babyeyi, ibyo tugiye kuvuga. Ibintu byari byitezwe ku babyeyi Imana igiye yashyiraga umuryango kwari uko ababyeyi bakunda abana babo bwa mbere. Urukundo rudafite condition. Ndavuga ngo ndagukunda ko wabaye wa mbere, ndagukunda ko witonze, ndagukunda kuko ababyeyi bagombaga gukunda abana babo. Ako twagiza kabiri, ababyeyi bagombaga gutunga abana babo. Mu Bikorinto ba 2:12 murongo wa 14 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Paulo yaduhaye icyitegererezo cyiza. Aravuga ngo ubu niteguye kuzaza iwanyu ubwa gatatu, kandi ntabwo nzabarushya ngira icyo mbasaba. Si ibyanyu nshaka, ahubwo ni mwebwe ubwanyu. Erega abana sibo bakwiriye kuzigama ibyo gukenura ababyeyi babo, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye kubikorera abana babo. Burya umubyeyi yaremwe atunga umwana, umubyeyi muzima nta mvune bimusaba. Ariko iyo umwana arimo atunga umubyeyi, burya hari imvune, hari ikintu bisiga muri we. Rero ababyeyi guprovidinga, gutunga abana babo byari inshingano yabo Imana yari ibafiteho. Icya gatatu, ababyeyi bari bagenewe guhugura, guhumuriza kandi bagatera umwete abana babo. Bakabahugura, bakabahumuriza kandi bagatera umwete. Ababibonye Imana ibishimirwe, abatarabibonye Yesu arakiza kandi agasana. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki 2:11 na 12, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Itesaloniki 2:11 na 12, aravuga ngo kandi nk'uko mubizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza,
no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be. Ubundi ababyeyi nuko bagombaga kubigenza. Harimo guhugura, harimo ihumure, harimo gutera umwete ngo umura mwana wanjye uzabishobora. Ariko umupapa wikomerekeye, umuma wikomerekeye asanga wishe bimwe agahita avuga ati tu n'ubundi nta n'ikizakuvamo. Ariko Imana ishimwe ko muri Kristo harimo gukiza. Ngo kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana ari ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwa Imana. Irabizi ko kugira ngo tugende uko bikwiriye ab'Imana dukeneye guhugurwa, dukeneye guhumurizwa, dukeneye no guterwa umwete. Imana ishimwe cyane. Ababyeyi kandi bari bakeneye kuba urugero rw'ubumana, a godly example, niko bari bakenewe ku bana babo mu kubatoza no kubigisha discipline cyangwa se imigenzereze. Iyo umwana abonye ku mubyeyi we ikintu kitari icy'ubumana, ingeso, imvugo, byica umutima w'Imana. Ejo twarahasomye Abaheburayo 12:7-8 ngo nimwihanganira ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana cyudahanwa na se, ni mwana cyudahabwa na se umurongo. Umwana ababyeyi bagombye guha abana babo umurongo. Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutari abana nyakuri. Nongere mbivuge bakundwa, byica umwana kubona ikibi ku mubyeyi we. Reka mvuge niki, nubwo n'umwana yaba akora nk'ibyo se akora. Ukuvuga ngo umwana ashobora guhinduka umusinzi, ariko yabona se cyangwa nyina basinze bikashwanyaguza umutima we, kuko umubyeyi yaragenewe kuba urugero n'icyitegererezo kizima ku bana be. Ariko mu isi yaguye, isi yuzuye ibyaha n'amakuba, abana malheureusement cyangwa unfortunately kubw'ibyago bajya babona ingero mbi ku babyeyi babo. Kubona umubyeyi asinda, kubona umubyeyi usambana, kubona umubyeyi uba mu manyanga, byica umutima w'umwana. Muri iki gihe rero mbakundwa cya social media, unono turavuga atari twe bakomerekeje, turavuga noneho nk'ababyeyi. Birababaje maze kuzumva izi nkuru inshuro zirenze imwe, aho abana bagize ibyago byo kugwa ku mashusho y'urukozasoni y'ababyeyi babo. Umubyeyi w'umumama wohereza ubugambure bwe bwohereza undi muntu, umubyeyi w'umupapa, amahano nk'ayo ngayo. Umutima w'umwana wagenda ugashwanyagurika, ugahinduka igisenzegere. Kumva se mama wasambana, kumva se papa wasambana. Bamwe mu bana twakundaga kubana, dukunda kuvuga ngo n'abana bo mu muhanda, benshi bari barakuwe mu mazu y'iwabo n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo, kubera ko ni inzu nto iri mu bukene, mama arasambana, umwana yumva papa arasambana. Yewe nubwo bitabara ubusambanyi, ntabwo byagenwe ko umwana yakaba yumva icyo gikorwa ababyeyi be bakirimo. Ibyo byose ni ibintu bishwanyaguza umutima w'umwana. Umubyeyi yarashyiriweho kuba a godly example, urugero rw'ubumana ku mwana we. Turaza gusenga ngo Imana isibanganye ibintu byose amaso yacu yabonye, isibanganye ibintu byose amatwi yacu yakiriye, ibyambura uburemere ico umugozi bifite ku buzima bwacu. Umwana rero akwiriye gutozwa, akerekerwa umurongo w'ubuzima. Kudatozwa, kudahabwa icyitegererezo, kutabwirwa ngo sigaho, ibi biravuba, ibi ntibiva, byica ubuzima bw'umwana. Ubundi ahatari umubyeyi hagombye kuba basimbura ababyeyi, ariko hari igihe ibyo bitaboneka. Ababyeyi kandi bagombye kuba abadahemukirana mu rushako. Byica imitima y'abana. Byica iby'umugore gusa, byica umugabo gusa, byica imitima y'abana. Muri Maraki 2:15 Imana yari ivuze, iravuga ngo mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Banza abagore bariganya ngaba bari batarabaho cyangwa bari bataraba benshi. Turinde imitima yacu hatagira umugabo uriganya umugore wo mu busore bwe, hatagira umugore uriganya umugabo we. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo mbese Imana ntiyakugize umwe nawe, mwembi muhuje umubiri n'ubugingo, kuki se yabagize umwe? Suko yabashakagaho urubyaro ruyubaha. Nuko rero ubwawe wirinde guhemukira umugore washatse ukiri umusore. Ibi byose guhemukirana ko abashakanye byica imitima y'abana. Tekereza ko Imana yari ibigennye ikavuga ngo nibadahemukirana ngo bizatuma Imana ibona urubyaro ruyubaha. Ni ukuvuga ngo bibyambura abana kubaha Imana iyo abashakanye bahemukiranye. Imana ibikurinde, kandi aho byabaye turihana tugasaba Imana imbabazi, tugahagarara mu cyo twe kwibwira ngo ntacyo byakoze ku rubyaro rukurikiraho. Igikurikiyeho, ababyeyi bagombye kugira ibiganiro bitarimo umugayo. Abana barumva, batega amatwi. N'abatoya wibwira ko batumva, abayitwarisha akamodoka aho ngaho yiyandikisha, ariko arimo kurikira ibiganiro byanyu. Iyo mufite rero ibiganiro bigayitse, byica umutima w'umwana. Tekereza rero ibyago byabaye nk'umwana akavukira mu muryango. Niyo mpamvu abantu bakuriye mu muryango urimo inzangano nyinshi, niyo bakijijwe
urukundo rwabo ruba ari agatonyanga kugira ngo bajye kubohoka nuko bakira rwose bagakira ibyo ngibyo bakirijwe kuko nibwo buzima bazi bavuga ngo ntuzarye kwa so wanyu ntuzarye kwa nyoko wanyu bariya nibo baturoga bariya nibo none umwana akabyakira akiri mutoya bikagenda bikamwica yanakizwa akagira agatima kapfuye bisaba kwemera gukira niyo mpamvu tuvuga ibi bintu niyo mpamvu tubakangurira ngo murebe inyigisho n'ubuzima bwose bwawe guha gukira rwose kuko amagambo yose wumvise afite ikintu yagukozeho mu Efeso 4:29 Efeso 4:29 avuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha amagambo mabi yose twumvise avuga ibintu bibi ku bantu afite icyo yadukozeho n'ameza afite icyo yadukozeho nibutse kare urugero rimwe nari mvuye kwiga muri primaire nari nkiri mutoya twari twize imigani buriya imigani mwibamo ibintu bibi hari agafilime k'ikinyarwanda nakurikiye umuntu arimo yimva ubushize navuga ko ibi filime zigisha abantu cyangwa zigisha gutukana harimo ibitutsi biteye ubwo nkavuga ahubwo zirakangurira abantu gutukana hari gira amagambo nkayo mabi aba hari umugani rero twari twize ntabwo nibuka ibyari biwugize ariko icyo nzi nuko abantu banganaga na baramukazi babo muri uwo mugani ngomba kuba narigaga nko mu wa kabiri hanyuma batubwira nyine ko baramukazi bangana n'ibindi nk'ibyo nta n'umugani urumva ngira ngo ibindi biwugeze sinabyumvise ndahamya ko umugani utarugamije kwigisha kwangana ariko ibyo ni ryo somo nakuyemo ngeze mu rugo mbaza mama ni mama kwera icyo baramukazi bangana ahita ambwira ngo uramenye muko ngo ngewe sinangana n'abanjye urumva rero ako kantu kansigamo akantu keza ko abantu batangana ariko yahita ambwira turareba tukuntu bameze ati n'ubundi ubwo barabigumanye rero ababyeyi bagenewe kuvuga ibiganiro bitarimo umugayo mu matwi y'abana bawe uretse ko tutagomye no kubivuga tunihishe ariko noneho rinda abana bawe hanyuma turaza kuba dusaba Imana idukiza amagambo mabi yose twakiriye y'inzangano y'ubutindi n'ubucokore muza amazina yabyo amagambo rero arema inyifato abana bacu bazakurikiza iyo umubyeyi abeshya yivuga n'aba bantu iyo umupapa avuga n'aba bantu iyo umumama avuga n'aba bantu byafekta abana bacu natwe biratwafekta abatubyaye ikindi nkurikijeho ababyeyi bagombye kumarana umwanya n'abana babo muri isi yo gusiganwa amana yanjye no kutabimenya no kubura ikibanza n'igikurikira n'iterambere no kujya gushaka ubuzima mu bihugu bya kure mu ntara za kure Imana y'imbabazi igwe gucurikura priority yego gushaka amafaranga bijya biba priority ariko ikintu gidufite kizahoraho n'abantu bafite ubuzima butarangira amazu n'amamodoka n'ibyo dushakira amafaranga bizarangira Imana iguhe uburyo numara kumenya ko biri ngombwa uzabisengera Imana iguhe uburyo kubanza kumenya ko biri ngombwa ababyeyi bagombye kumarana umwanya n'abana babo bizabarinda gukomereka na Yesu yarabikoze akora ku bana muri Luka 18:15 kugeza kuri 16 ngo nuko bamuzanira abana bato ngo bakoreho gahunda ko ari ukubakoraho ngo ariko abigishwa babibonye barabacyaha maze Yesu arabahamagara ati mureka abana bato bansange ntimubabuze kuko bameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo niba warabihawe ababyeyi bakwegera bagukoraho Imana nishimwe niba utarabihawe turasaba Imana ngo idukize ibyo bikomere kandi duhe kubimenya twebwe ababyeyi duhe kubimenya rwose ko ari iby'ingenzi ubirinde abana bawe wibahinda uko abigishwa ba Yesu babahinze niko rimwe na rimwe natwe abana tubahinda ariko birakwiriye ko aho ushobora hariho hose ugumana n'abana bawe ugendana n'abana bawe ugumana nabo rwose ikindi ababyeyi bagomba kwerekana urukundo show physical affection Imana yanjye ibi niyo tutabihawe kubitanga biratugora ariko Umwuka Wera ari kugira ngo abitwigishe ukwiriye guhobera abana bawe ukwiriye kubakoraho ukwiriye kubegera bikiza ibikomere hari igihe umuntu arinda kura papa we mama we bataramuhobera ariko Mana yanjye mva biciragwira twarashize Imana itugarukeho ituvure kugira ngo natwe tubashe kubitanga Luka 15:20 wa mwana w'ikirara agarutse isera hagurutse agituruka kure aramubona aramubabarira ariko aramuhobera aramusoma umupapa usoma umuhungu we aramuhobera amwereka urukundo rukiza hobera umwana wawe mukoreho nubwo yaba amaze kuba mukuru hari ibintu bitwa twarabiculikanze twarabyishe bidafite igaruriro ariko aho tumenyereka tugire igaruriro bikiza umutima ukomereka ukira ibi ni ibintu bakora no muri science nirinda kuvuga ngo muri science kuko science n'abantu babivuga babivumbuye nyuma y'imyaka 15 bakanabihindura bakavuga ati bye twaribeshye ariko agasimba bw'abasimba bashyira muri laboratoire butari abantu agahabwa keya cyangwa se n'agapusi cyangwa n'akabwa gahabwa keya gashobora kurama gashobora kugira ubuzima kubera ko kakora ko nta nkanswe umwana w'umuntu biradukwiriye rero bye ko tuboneka kandi ko twereka
kutwerekana urukundo mu ngiro mu bikorwa, kubera ko tuba twarakomeretse natwe ntitubasha kubitanga. Uravuga ntabizi se nyine ko mukunda? Arabizi, ntabwo abizi neza, arabimenya nubimwereka, arabimenya nubimuha. Ariye tubwira hagati y'abagore n'abagabo ngo arabizi, ariko kubimubwira bifite icyo bimukiza. Ikindi kidukwiriye nk'ababyeyi ni ukurekurira buhoro buhoro abana bacu gufata responsibility zabo, their personal responsibility, kugira ngo babashe gufata ibyemezo byabo. Hari igihe umuntu acigatira umwana akamufata akarinda umugabo amufashe gutya. Kuba abakobwa bakuze bafata ibyemezo ku buzima bwabo. Ikindi kintu naromaritse nuko twebwe aba muri bino bihugu tubana n'abana bacu bakarinda baba bakuru tukibana nabo mu mazu yacu. Hanyuma rero iterambere n'ibyo ryazanye, bimwe bari by'ukuri ibindi bari byo kwigana, abana bacu tukabohereza kwiga mu bihugu byo hanze. Umwana yabaga mu nzu yakorerwaga ibintu byose mwabanaga, akarekurwa gutya paf, nta periode ya transition, nta kintu cyo gutegura kibayeho. Ararekuwe ku myaka 16, 17, 18, 20 se simbizi, agiye mu gihugu cya kure, agiye kuba mu nzu ya wenyine, azifata ibyemezo byose wenyine. Abana bageraho bikabananira kuko ntibigeze babitozwa. Rero we kuba mama pure, anyine ko bamwita, we kuba papa pure se nawe koke simbizi, twe kuba ababyeyi babundikira kugeza igihe twe tufa ubuzima bw'abana tukabuniga ubuzima bw'abana bacu. Iyo twanizwe twebwe uba bamaze gukura n'ababyeyi bacu, urumva ko haba ni byiza, kwaboneka ni byiza, ariko iyo twanizwe tubura za mbaraga z'umutima, tukananirwa kuba abantu b'abagabo bafata ibyemezo, tugahorana ubwoba bw'ubuzima. Wajya gutangira ikintu kumva ufite ubwoba, wajya gukora ikintu kumva ufite ubwoba, kuko tutigeze turekurirwa buhoro buhoro. Imana rwose ibidushoboze, kuko ibikomere nanone bidutera kutarekura abacu. Kumva ntushaka, waramubabaje wenda ntushaka kongera kumubabaza, none ukagira ibindi wica. Imana rwose idushoboze. Ntitwagenewe rero abana kubagenga by'iteka, nta nubwo twagenewe guhora turi abatoza babo. Oya, igihe kiragera tugahinduka abajyanama babo iyo abana bakuze. Bihinduka rero icyorezo iyo ababyeyi bakomeje kugenga abana babo, bituma baguma ari abana mu mutwe, ku buryo no kubaka ingo no guhagarara mu nshingano rimwe na rimwe bishobora kubananira. Ntitubajugunya, ariko tuguma turi abajyanama, ntabwo tubabariza iby'iteka. Tubabariza mu gihe cyo kurera, hanyuma ubundi tugahinduka abajyanama. Tuvuze muri make iby'ababyeyi basabwa, reka tujye ku kindi. Rimwe na rimwe ingaruka zo kwibwira ko watawe, ko washyizwe ku ruhande, zifite uburemere bungana no kuba warabikorewe. Sinzi ko mbasha kugisobanura neza, ariko rimwe na rimwe kwiyumva utawe, kwiyumva utererwanye, ushyizwe ku ruhande, ukabyumva muri wowe, ukumva uratawe, uri rejected. Ingaruka zabyo zikomera rwose nk'umuntu watawe. Ejo twabivuzeho gatoya ko habaho n'umwuka wo gutabwa. Satani sinzi ukuntu abigenza, akabibyibushya muri wowe, bakaba bagukorera ibintu bimeze kimwe wenda nabo muvukana nuko bimeze, ariko wo kumva ufite ukuntu utawe, kandi ukubyumva ingaruka zabyo n'uburemere bwabyo ziza ziremerewe koko nk'iz'umwana koko watawe. Umwanzi n'umuriganya, ariko Imana ishimwe ko muri Kristo harimo ubuzima. Cyangwa se umugabo, umugore akumva rwose aratereranywe, ashyizwe ku ruhande, ntiyitaweho na mugenzi we, kandi nyamara koko bitabaye, ariko ingaruka zabyo n'uburyo abyumva n'uburyo bimuremerera akumva nuko bimeze. Ikindi giheruka gutabwa kandi kimeze nkaho kitari cyo ni conditional acceptance, kwemerwa kuri condition. Ni ubundi buryo bwo gutabwa. Urugero, wemewe kuko uri umuhanga. Ni ukuvuga ngo utabaye umuhanga ntiwemewe. Ukemerwa kuko ufite ubutunzi, ukemerwa kuko wenda witonda, ukemerwa kuko uri umunyamwete, ubakorera akazi bakakwemerera icyo ngicyo. Ibyago bimwe byagiye biba ku bana bagiye barererwa mu miryango nayo yakomeretse idafite urukundo, nuko hari abana bagiye bahabeshwa nuko bahakorera imirimo, ugasanga umwana waje abona arakora imirimo arakubara bakamwemerera. Ibyo rero nabyo ni ugutabwa, nayo ni rejection, kwemererwa kuri condition. Ukuvuga ngo iyo condition utayujuje ntacyo uri cyo, nta gaciro ufite. Ibyo nabyo umwami arabidukiza. Nabwo ni uburyo bwo gutabwa, kuko ntago wakiriwe mu gaciro kawe nyakuri Imana yakuremanye, wakiriwe kubera icyo kintu runaka. Imana itugirire ubuntu. Hanyuma uko twabanye n'ababyeyi bacu cyangwa se n'abaturera, experience y'ubuzima bwacu, ababyeyi bacu cyangwa batureze cyangwa abantu b'ingenzi mu buzima bwacu bari badufiteho ijambo, bizagena byinshi cyane mu bikurikira mu buzima bwacu. Imyifatire yabo kuri twe, yaba yarabaye myiza, iri mu rukundo, cyangwa se yanyuranye rwose n'umugambi mwiza w'Imana twavugaga wo kurera mu buryo bw'Imana, bizagira ingaruka ku buzima bwacu. Nitugira umugisha abo bantu, ababyeyi abahagaze mu cyimbo cy'ababyeyi, abantu bafite ijambo ku buzima bwacu,
imyifatire yabo kuri twe yibaye myiza iri mu rukundo bizagira ingaruka nziza, yibaye mibi umuntu buryo ugufiteho ijambo inyifato ye niko akora ku buzima bwawe hari icyo bizakora ku buzima bwawe. Reka rero twite ku buryo byaba byaradukozemo bikarema uko twibona nuko tubona ibintu bya bindi za inner beliefs twavuze ngo zihinduka uko tureba ibintu bikaduhindukira ihame ry'ubuzima. Reka tubyiteho uko twabaniwe mu buto bwacu, ibyatubayeho byiza cyangwa se bitari byiza biragenda bikarema wa muntu wacu wamwe imbere. Ni byiza ko dufata akanya tukabyitaho kuko bigena nuko dufata Imana. Umva uburyo bitangaje, ntibigena uko tureba isi gusa ahubwo bigena nuko dufata Imana. Iyo zira beliefs cyangwa ari amahame y'ubuzima uko yabaye muri twebwe niyo atuma bigorana cyangwa bikoroha kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa se kwakira urukundo rw'Imana mu buryo bwuzuye. Umwana wakunzwe azabasha kumva urukundo rw'Imana fasiruma. Umwana watawe wanzwe bizamugora no kumva urukundo rw'Imana, bizamugora kuko byaremye imirebereye y'ubuzima, amahame y'ubuzima. Hari ikigereranyo niba biri bukunde baraza kugishyiriraho kubarebera nyine aho ngaho murimo murebera. Ni nkuko twagira nka korone enye utuzu tumanuye tune hamwe tugashyiramo imibereho nabanyemo n'ababyeyi banje cyangwa se n'abandezi, ibyambayeho muri make twakita akibyatubayeho. Uko nabanye n'abanye tukaza kuwukora biradufasha gukiza. Icyambere uko nabayeho, uko nabanye n'abandeze cyangwa se n'ababyeyi banje, niba narakunzwe naritaweho mu buzima bwanjye bizanzanira inyungu cyangwa se ingaruka nziza, bizatuma niyumvamo ndi umuntu w'ingenzi, ndi umuntu ufite agaciro kuko narakunzwe nitaweho. Agahe nabanye n'ababyeyi banje cyangwa se nkibafite urukundo rwabo, ababyeyi cyangwa ari mu kimbo cyabo cyangwa batureze, iyo bahari, iyo batwitayeho, iyo twakunzwe urukundo tukarwumva, bituma mu buzima twumva turi abantu b'agaciro. Urumva ko ari inyungu nziza cyane. Hanyuma icyo bitumarira uburyo tubona Imana, bituma menya neza ko Imana ihora inyitaho. Hanyuma twabihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga muri Petero wa mbere 5:7 aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Yesu arakayaringa, yita kuri twe. Urumva uburyo bibaye uruhererekane rwiza. Uko nabanye n'abandeze narakunzwe. Icyo byambyariye muri ya mahame y'ubuzima kuko ndeba ubuzima numva ndi umuntu w'ingenzi, numva ndi umuntu w'agaciro. Hanyuma uko mfata Imana bituma mbona ko Imana ihora inyitaho. Ntabwo mbese bingora ngiye kwakira urukundo rw'Imana no kuyikoreza ibingoye, ntabwo bingora uko ijambo ryayo rivuga. Hanyuma uko nabanye n'abandeze, iyo ntigeze nitabwaho muri make ntacyo nari mvuze, naratereramo, cyangwa ababyeyi bari bahari ariko bameze nk'abadahari, cyangwa se nta nabari bahari tubari baragiye cyangwa se barapfuye, ababasimbura nabo baza banteraganwa. Iyo ari uko nguko byangendekeye, iyo experience y'ubuzima bwanjye, amateka yanjye ari uko ameze, sinitaweho, ntacyo nari mvuze, sinari ndi uw'agaciro, ntabyo nabonye muri make. Hari n'igihe ababyeyi baba batapfuye cyangwa batanagiye ariko bahari nk'abadahari. Ibyo byose bitugiraho ingaruka. Umva imiremerwe y'ubuzima kenshi biduha kumva sindi ngombwa mu buzima, sindi umuntu ukenewe rwose, ntari ntacyo ndicyo. Muri make mu cyongereza tuvuga ngo I don't matter, kubera ko ntakiriwe, ntakunzwe, ntashyigikiwe, nanjye uko ndeba ubuzima mbona ntari uw'ingenzi, ntacyo ndicyo. Aho bikomereye rero nuko n'Imana mba numva ntayenteresa. Mbese Imana mu bantu bose mba numva ireba bariya, ikareba n'abariya, njyewe se yanshiki. Tukibwira ngo God will not be interested in me. Ni ukuri mu rukundo rw'Imana rwinshi, ariko amateka yacu akatubuza kurwumva. Ukajya uvuga uti buriya nyine yakwemera nk'abariya, yakwemera n'abariya mbona bameze neza, njyewe rwose mwumva Imana. Nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo asiga 99 akaza kunshaka, njyewe birangora kwakira ko nabiriya nta mimwe itera Yesu kuza kunshaka. Urumva uburyo Satani yakomeretsa, yazana imibabaro mu muryango, murumva icyabagambiriye. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma ukibaza, ese koko bijyanye n'ijambo ry'Imana? Ese ko n'ikijambo ry'Imana rivuga? Iyo miremerwe ufite niyo. Muri Luka 12:7 aratuvuga ngo ndetse no musatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. Niba Imana yita kuri details zigize ubuzima bwawe, nuko mataringa wa mugano w'ikinyarwanda cy'ubu, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana. Uko Imana imfata nuko imbona aho bihuriye n'amateka yanjye. Yego wagize ibyago, amateka ntiyaba meza, ariko mu maso y'Imana uri uw'ingenzi. Uwo ni umwitozo ushobora gukora ugashyiramo ibintu byinshi. Uko experience z'ubuzima bwanjye, uko nabanye n'ababyeyi cyangwa bahagarariye ababyeyi, uko byangendekeye, ingaruka byangizeho,
uko byanteye kubona Imana, iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Hanyuma wasanga uko ureba ibintu ya mahame y'ubuzima bwawe binyuranye n'iki ijambo ry'Imana ribivuga, ugakosora rwose, ugasaba Imana kubwo buntu. Hanyuma ikindi kibyongerera ubukana cyangwa ububi ni circumstance, ni ibihe twavukiyemo, twasame, byongera gutuma twumva turushijeho kuba abatemewe, tutakiriwe natwe ngo twakire abo turi mu maso y'Imana. Hari circumstances za grave zituma birushaho kuba bibi. Iya mbere, uburyo nasamwemo, uko inda yanjye yakiriwe. Wasamye ushakwa, wasamye ari impanuka, wasamye umukobwa n'umuhungu bateranye inda batabishakaga, bitari muri gahunda. Uko twasamye abana bacu cyangwa uburyo twebwe twasamwemo, burya bigira ikintu kinini birema muri uwo muntu. Ibihe abantu bari barimo, ni mu ntambara se, ni mu rupfu se, n'ibindi bitandukanye, uko umuntu yasamwe biramwafekta. Niyo mpamvu dukeneye gukira rwose. Gusigwa, kureresherezwa ahandi, gutereranwa, abambyaye bahari cyangwa se badahari, uko gusigwa, uko gushyirwa ku ruhande bya grava birushaho kubigira bibi. Gutandukanywa n'ababyeyi, gupfusha se, ingaruka z'ubukene bukomeye bifite ingaruka rwose ku buzima bw'abana cyangwa bw'ababivukiyemo. None reka tuvuge n'umuco. Umuco, hari ukuntu umuco utari mwiza wica abana. Nta jambo bafite, ntibarezwe neza, ntibashyiriwe ibyiza, hari abantu badahabwa agaciro aho hantu, bameze gutya ntibahabwa agaciro, byose biragenda bikatwica. None hari izindi situation z'umwihariko zongera ibikomere kurushaho gukomera. Iya mbere ni uguhemukirwa cyangwa kugambanirwa n'abo twahaye icyizere. Guhemukirwa nabo cyangwa kugambanirwa nabyo bizongera gukomera ko gutabwa. Zaburi 41:10 haravuga ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyimbanguriye umugeri. Niko Dawidi yavuze, kandi bivuga ko byahanuraga Yesu. Muri ko Yesu nawe yagambaniwe n'inshuti, umuntu basangiraga, bari kumwe ku igaburo ryera. Rero guhemukirwa, kugambanirwa se nabo twahaye icyizere gikomeye byongera ubukana bw'igikomere. Ihohotera iryo ari ryo ryose, abuse hari igihe twumva imwe iri sexuelle, ariko nayo niyo, ariko abuse iyo ari yo yose, iyo mu magambo, iyo mu bikorwa, ikintu cyose cyambura umuntu uburenganzira, cyambura umuntu agaciro, cya grava gituma gutabwa na rejection no kumva ateranywe birushaho kuba byinshi muri we. Icyo akorewe iyo abuse cyangwa iryo hohotera, icyo bibwira message biha mind ye, babibwira ngo ntacyo umaze, ntacyo uri cyo, nta jambo ufite, igitekerezo cyawe ntigikenewe, mbese uri nk'igikoresho. Hari inkuru ibabaje, ntabwo tuyisoma kubera umwanya, iri muri Samuel, ariko ni ubuzima bwacu, ni inkuru ziba muri twebwe. Iri muri Samuel wa kabiri, mu gitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 13. Ni inkuru ya Tamari, umukobwa wa Dawidi na musaza we Amunoni. Amunoni ntibavukanaga kuri nyina, bavukanaga kuri se. Yifuje mushiki we kumurarikira, aramurarikira. Hanyuma yari afite umujyanama mubi w'incakura, Imana ikurinde abajyanama b'incakura, amugira inama y'ibi bari bukora, ngo ati wirwaze usabe soko mushiki wawe aza. Arabikora, mushiki we araza, arangije amufata ku ngufu. Ntibyagarukira, wamaze kumufata ku ngufu aramwirukana. Harimo umurongo ubabaje, yaravuze ngo yabwiye umugaragu we ngo amaze kumufata ku ngufu ngo yamwanze urunuka, ngo urwango rwinshi cyane ruta uko yari yaramukunze. Arangije abwira umugaragu we, Amunoni abwira umugaragu we ngo sohora uwo mukobwa. Burya Imana izajya idufasha kuvuga amazina y'abantu. Iyo umuntu utarashaka kumwambura agaciro mwitiranya n'ikintu, abwira umugaragu we ngo sohora umukobwa umukingirane inyuma y'inzu. Tamara aravuga ati icyo ukoze cyo kunyirukana kinyisha umutima, kirambabaje kuruta icyo wakoze cyo kumfata ku ngufu, kuko ni ishyano muri Israeli, nakaga. Iyo nkuru nuza kuyisoma urayumva, ariko irababaje cyane. Ni ukuvuga ngo ihohotera iryo ari ryo ryose ryica ubumuntu bw'umuntu, akumva abaye nk'igikoresho. Ariko Imana ishimwe ko Kristo atanga imitima mishya. Imana ishimwe ko imbaraga z'umwuka wera n'ukuri zikiza ibyatubayeho, zikiza ibyo twabonye, zinjira mu mutima zikaturemera imitima mishya. Data ntiyifuza kugutungura igisenzegeri. Yesu yaje kudukiza icyaha, ariko adukiza n'imibabaro, adukiza n'ububi bwose. Ibi bintu ni ibintu byuzuye, ndetse rimwe na rimwe kubikozaho agatima wumva bigushubije inyuma, ariko Yesu afite imbaraga zo kudukiza. Ikindi kintu cya grava kibigira bibi ni ugushinjwa ibinyoma. Buri muntu agushinja ikinyoma aba kwishe,
uhagaze. Hari umuntu ushinjwa ibinyoma akumva arapfuye akabura ahagarara n'ahapfa n'ahaca, kandi ibyo bintu biruzuye ku isi. Byica uwo byakorewe agatakaza uwo ari we by'ukuri. Imana itugirire ubuntu. Bishobora kumutera gutakaza ubumuntu, akava mu bantu ku buryo yumva nta muntu mushya yakongera kwizera, yakongera kwinjiza mu buzima bwe, akaba nyamwigendaho, akaba nk'akabuye. Ibyo bikomere nuko rimwe na rimwe bitugira, hari igihe bidutera gutakaza ubumuntu, ukava mu bantu, ukigunga, ukabaho wenyine, ukaba nyamwigendaho, umutima wawe ukagenda ugahinduka nk'akabuye. Rimwe na rimwe uyu muntu umeze gutya ashobora no gushaka akagira umuryango, ariko akomeza kuba nyamwigendaho. Yatakaje ubumuntu ku buryo abana uwo bashakanye se abari aho mu by'ukuri ahari, kuko nyine byari ngombwa ko ashaka cyangwa se ko yabibwiwe, ariko nta kibasha gukonekita n'abantu kuko yarateraganywe, yarababajwe, umutima we umeze nk'akabuye. Yatakaje umuntu muri make, amera nk'umunyamahanga kuri bo, nubwo yabashatse cyangwa yababyaye, nabo bakaba nk'abanyamahanga kuri bo. Ntabasha kubegera kuko arashenjaguritse, ariko Imana irakiza. Ikindi, uku gutabwa bishobora gutera umuntu kubaho noneho ubuzima bwe bwose agura kwemerwa. Umwe yabaye nk'ibuye, yavuye mu bantu n'inyamwigendaho, undi wabayeho kugurira kwemerwa, kuko atemewe, atakunzwe, abayeho yigura. Agura urukundo, rimwe na rimwe n'iyo yubatse akomeza gusa nkaho yigura kuwo bashakanye. Mu by'ukuri identite y'ukuri yaratakaye, abikorera mu gikomere cyo gutabwa atabizi. Ashobora, iyi ni inyigo tugiyeho, guharanira kwemerwa. Mbese kubiharanira kugira ngo nemerwe, kugira ngo nakirwe, ntago bizana impinduka zikwiriye. Oya, ahubwo biragenda bikarushaho kungira imbata. Dukizwa n'Imana, ntidukizwa no gusa nk'ababigura, nk'ababiharanira. Nuvuga ngo guharanira kwemerwa, striving for acceptance never brings a true sense of belonging. Ntago ntibinkiza, nuvuga ngo ndimo ndagura kwemerwa, ndagura gukundwa, ntago bizana impinduka zikwiriye ngo noneho ngire kumva nakiriwe. Oya, ahubwo birushaho kungira imbata. Nukuvuga ngo turagenda tugahinduka imbata, tugerageza kubona urukundo no kwemerwa biciye mu kuba perfectioniste, mu kunoza muri performance. Ubundi ibyo bintu ntabwo ari bibi iyo bikozwe bidakomoka mu gikomere, ariko iyo bikoze bikomoka mu gikomere, umuntu ahinduka imbata zabyo, akumva kwemerwa kwe kuraza kuba gusa kuko yanogeje, yarushije abandi, bigatera umuntu guhora mu irushanwa. Imana idukize bakundwa. Ubundi guharanira kunoza, gukora neza cyane ni byiza iyo bidasunitswe n'icyuho cyo mu mutima, ariko iyo bisunitswe n'icyuho cyo mu mutima biba ari akaga. Iyo bisunitswe n'ibikomere twagize byo gutabwa, ibi bintu byadukoresha amahano, umuntu agahora mu irushanwa ritarangira. Kandi ibi ntibitinya n'abari mu nzu y'Imana, ntibitinya abari mu mirimo y'Imana, ntibitinya abashumba n'abavuga butumwa. Umuntu ashobora guharanira kwemerwa agahora mu irushanwa, yateguye ibiterane ariko bishingiye mu irushanwa, yazanye kanaka ariko bishingiye mu irushanwa. Imana idukize kubw'imbabazi zayo. Ndabona bibaye birebire, reka ndebe aho nsoreza. Bituremera kandi imyifatire idakwiriye mu nzira zitari iz'ubumana, kugira ngo bituzanire gukundwa no kwakirwa, icyo twita manipulation na control. Kubera ko mba naratawe ntemewe, abantu banyemeyeho gato, abantu banyakiriyeho gato, tubanira mu kumanipira no gukontrola. Ibi ngibi biteye ubwoba, akenshi tubikora tutabitekerejeho, ariko kuko tuba twaratakaje, twaranzwe, umuntu twiboneye ntidusiporta kumutakaza, akaza inzira zitari iz'ubumana za manipulation na control. Kuvuga ngo nshobora guha umuntu ibintu, nkamuha impano, nkakora ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri bikomoka mu gikomere. Ubundi gutanga ni kwiza, na Bibiliya bitubwira kwita ku bantu ni kwiza kugira ngo banezerwe, ariko iyo bikomoka mu gikomere mba mbikorera nko kwigura kugira ngo umuntu atancika, umuntu namutakaza. Imana idukize bakundwa. Ya ndirimbo twahereho yatubwira ngo anaturondora tumenye, twemere Umwuka Wera ajya turondora, adutere kwibaza impamvu idutera gukora ikintu kugira ngo dukire. Iki kintu giteye ubwoba kubera ko bijya bigeza n'abantu no mu bwami bw'umwijima, bikaba byatuma umuntu akoresha inzaratsi kugira ngo adatakaza umugabo yiboneye, yakoresha inzaratsi kugira ngo adatakaza fiancé yiboneye, yakoresha inzaratsi kugira ngo atabura umugore yiboneye, yakoresha inzaratsi kugira ngo akazi yabonye bishobora kwinjiza umuntu mu bwami bw'umwijima, kugira ngo kuko yatawe cyane akangwa n'abantu bose, umwe yiboneye ntagomba kumucika. Hari abantu batabasha kwihanganira, mujya mubyumva nk'abantu haba ibintu bikomeye bibabaje byo kwica abo bashakanye. Umuntu ashobora kubona uwo bashakanye yamuciye inyuma, ni bibi mu by'ukuri, birica umutima,
ariko ashobora kubona uwo bashakanye amuciye inyuma ntasiporute akaba yamwica. Babagabo bica abagore babo, abagore bashobora kwica abagabo kuko nta siporta nk'Imana yifuza ko tubaho, kubera ko twifuza kumera nk'uko bashaka kugira ngo tutabatakaza. Ni ukuvuga ngo uko abantu bashaka ko tumera tugatekereza nawe ushatse ugiye umera nk'uko abantu bose bashaka kumera wazatagangara. Nkamera nk'uko kanaka ashaka, nk'uko kanaka ashaka, nkagenda nihindagura bizana rwose imvune z'ubuzima. Ariko ibyo byose bikomoka mu gikomere, sibyo twashakaga, ariko igikomere kinsunikira mu kwifuza kwemerwa bikomeye, nkagerageza nkagera ahantu nifuza kuba uw'abantu bifuza ko mbawe, bigatuma ntakaza kuba uw'Imana yifuzaga ko mbawe, bikatuzanira kurushaho kwiyanga. Kubera ko iyo witakaje, iyo utabaye wowe n'Imana yifuza kubaho, ushaka kuba uw'abantu bashaka, urushaho kwiyanga kuko ntubigeraho, ukumva none urushijeho kubabara no kwiyanga. Satani abashaka ko warushaho gutebera aho kuvayo. Ikintu cyose rero kitari inzira z'ubumana, ikintu cyose kitari uburyo Imana yagereye mu ijambo ryayo, kizagutebeza ntago kizakuvanayo. Imana itugire neza. Ndumva twagarukira aha tugasenga, hanyuma tuzakomeza ku munsi w'ejo uko Imana izadushoboza, kandi tutabirangiza Imana izaduha uburyo bwo kubivuga ikindi gihe. Tugiye gukora iki bakundwa? Nakanya ko gutekereza, waza no kugakomeza, wenda ngana ngo dufite umwanya munini, waza no gukomeza ugafatanya gutekereza kuvuga ngo ababyeyi banje cyangwa bari bari mu mwanya w'ababyeyi, abantu bandeze, ese bashoboye kunyereka urukundo, ese bashoboye kunshyigikira, ese barankosoraga, ese bampaye umurongo w'ubuzima, imyitwarire yabo yampaga icyizere cyo kubisanzuraho, cyangwa bari abantu buzuye inabi n'umujinya, bari abantu se batitaho ku buryo ibyanjye nabyigumaniraga. Impamvu tuba twibaza ibyo ni ukugira ngo turebe n'icyo byadukozeho, hanyuma twitandukanye nabyo, twitandukanye n'ayo makuba n'ibyago, twitandukanye n'ibyo bibi, kugira ngo tubashe gukira mu mitima yacu. Cyangwa se inyifato yabo yagize uruhare mu kunsenya, bari abantu bakunda, banyitaho, bampa umurongo w'ubuzima, iyo ari byo ni byiza, Imana ibishimirwe. Ese inyifato yabo ahubwo yagize uruhare mu kunsenya, ibyo nabyo tukwiye kubyitaho kugira ngo tubisengere kandi twitandukanye nabyo. Naho biri ngombwa ko tubabarire, kuko utababariye uzahorana umuzi wo gusharira, uzahorana umujinya, uzahorana intege nkeya, ntabwo uzagwiza nawe imbaraga z'umutima. Nubwo udashaka kubigana, ariko uzisanga ubaye nk'uko bari bameze, cyangwa se nta n'abari bahari, cyangwa bari bahari nk'abadahari, kuko si ko ababyeyi cyangwa abaturere bagenewe kuba. Ibyo byose tubimaraho akanya, hanyuma turasengera kwitandukanya n'umugayo cyangwa ikibi cyose twaba twarabonye ku babyeyi bacu. Hari ikintu amaso yawe yabonye, hari ikintu amatwi yawe yumvise atagombye kumva, nk'abo bana babona amashusho mu telefoni, cyangwa babonye ababyeyi babaho ibyaha, cyangwa babonye umugayo runaka barawukorewe, barawubonye se. Ibyo ngibyo turabisengera tukitandukanya nabyo. Ababyeyi bacu cyangwa se abandi bantu batureze, ayo mayimaje, ayo majwi bikaza bikibika mu bwenge bwacu, kandi muri ibyo ngibyo harimo ibivugika n'ibitavugika. Uyu munsi turabiha Kristo, twitandukanye nawe, byose tubizanire Yesu. Gutabwa no gutereranwa n'imbuto umwanza biba mu buzima bwacu, ababizi ko izagira andi mashami mabi azatwica igihe kirekire. Byakomotse kuri nde? Byakomotse ku mubi. Ntibyakomotse ku mubyeyi, ntibyakomotse ku wakureze, ntibyakomotse ku wakugiriye nabi, byakomotse kuri Satani. Ni ukuvuga ngo imbuto yo gutabwa ibibwa na Satani, akayibiba mu mutima w'umuntu, kugira ngo izere igihe kirekire yiyanga, atabaye uw'Imana yifuzaga ko aba we, atageze aho agomba kugera. Nagira ngo nkwibutse nshuti y'Imana, Imana yakuremenye itarakubumba mu nda ya mama wawe. Ntabwo turi impanuka, uko twavutse uko ari. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ibyo dutekerezaho ni iby'igiciro cyinshi. Umubare w'imigambi yayo kuri twebwe ni mwiza. Uyu munsi uhagaze mu gihe kiruhije, igihe marangamutima ashenjaguritse, igihe utabona umusaruro w'imvune zawe, ntabwo imigambi y'Imana yahagaze, ntabwo yarangiye ku buzima bwawe. Uhagaze se mu masengesho atarimo gusubizwa, ingaruka se z'ibibi wakoreye ziracyari fresh mu mutwe wawe no mu bwenge bwawe, bimeze nk'ibyabaye ejo, bimeze nk'ibirimo kuba. Rega ibyo turimo turavuga nk'ibyarangiye, ariko hari abantu bundi bahagaze mu bihe by'itotezwa, mu bihe byo gutabwa, mu bihe byo kubabazwa. Ndashaka kukubwira Imana ishobora byose. Imana ifite imbaraga zo kuguha umutima mushya, Imana ifite imbaraga zo kugukiza. Urukundo rwayo rukakuzura, ukayakira nka papa, ukayakira nk'inshuti, ukayigirira icyizere,
reka dusenge. Imana iduha ubuntu, iguha ubuntu bwo kuza kongera gusenga aho bikenereye, izaguha ubuntu bwo kugana Eleli Ministry aho bikenereye, cyangwa undi muntu mwafatanya urugendo. Imana igushoboze gukora uruhare rwawe, kuko urwayo irizewe izarukora. Niwemere gukira, niwe kwibwira ko ntacyo byasize bikwangirijemo. Cyane cyane igikomeye bitwangiza n'uburyo tutabasha kwakira urukundo rw'Imana. Ibyo bintu bifite imbaraga ku kigero iyo nganira n'umuntu uburyo interpreta ibibazo agira muri Bibiliya, mbasha kumva utarakira urukundo rw'Imana. Yagera ahantu hose avuga urugero ngo Imana inangira umutima wa Farawo, agahita avuga ati Imana inangira abantu. Yagera nk'ahantu havuga ngo Imana itoranya Yakobo imurutisha Esawu, ibyo bintu akaba aribyo bimusigaramo, kubera ko Imana ntago yakira muri nature yayo y'urukundo, nta nubwo areba icyabanje kuba mbere yaho, kuko umutima uhengamiye mu kwangwa no gutabwa n'Imana nuko ayibona. Ugasanga aho hantu niho atinda, niho yibaza, Imana akayibona mu ishusho itariyo. Imana y'imbabazi n'urukundo rwinshi, Imana itarenganya, Imana iragukunda, Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Ikibi cyakomotse kuri Satani. Si Imana yifuzaga gushenjagurika mu bwana bwawe, si Imana yifuzaga kubabazwa no mu bukuru bwawe, mu bukumi cyangwa mu busore. Ni Imana yasize 99 mu rwuri iza kugushaka. Uri umwihariko mu maso y'Imana. Ntabwo Imana iturebera mu kivungi, ntabwo Imana iturebera mu itsinda, ntabwo ivuga ngo baje, iravuga ngo nguriye, iravuga ngo yaje. Yafashe umwanya wo kubara imisatsi yo ku mitwe yacu, yaduciye mu kiganza cyayo nk'imanzi, amazina yacu yanditse muri yo. Ngo idufashe mu kiganza cyayo, ntiyifuza ko hari umuntu wadukuramo. Icyamukemera ukanywa umuti w'ijambo ry'Imana, urukundo rwayo rukakuzura, ugakira. Iyo dukize twakira urukundo rw'Imana, guteranwa n'abantu gukurikiraho ntabwo kudushegesha. Turababara ko ntiwatabwa ngo uteranwe ngo ureke kubabara, ariko ntidushegeshwa. Sinzi icyo Kinyarwanda ko cyumvikana. Ntibiduhinguranya, ntibidusenyura ngo dusenyuke. Ariko urukundo rw'Imana utarwumvise, iyo fiyansa kuretse, yaguteye indobo, urasenyuka, uvuga uti no kubaho ntacyo bimaze. Iyo uvuye mu kazi kamwe tuvuga ngo kubaho ntacyo bimaze, iyo uhombye rimwe tuvuga ngo kubaho ntacyo bimaze, niwahomba rimwe cyangwa kenshi tuvuga ngo ntacyo bimaze, nta cyiza ntegereje. Ariko urukundo rw'Imana rwatwuzuye. Iyo hamwe dutsinzwe turavuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, ejo nzabyuka. Turavuga ngo Uwiteka ari kumwe nanjye, ejo ubuzima buzakomeza. Ariko iyo tutakira urukundo rw'Imana, ikintu kimwe kitugeraho, cyaza rimwe cyaza kenshi tugasenyuka. Muri abantu bagera ku rwego rwo kwiyahura cyangwa kuryama kumva ntacyo amaze, basogongera urukundo rw'Imana bakira. Niyo mpamvu twebwe bari muri Kristo Yesu dukwiriye kwinginga Imana kugira ngo Imana itwuzuze ibyayo, duhagarare mu cyuho, tubura utugo abandi se baririraho, tubamo umumaro, kugira ngo abo dukomeza nabo bazakomeza abandi. Uko umuntu yakira urukundo rw'Imana, ahagarara mu cyuho cy'umuryango, wari ushenjaguritse aramuheka akamutwaza, nawe yamara gukomera agakomeza abandi. Ariko iyo tutakiriye urukundo rw'Imana, duhorana self pity, duhorana victim mentality, kumva dutsinzwe, kumva dutsikamiye, ku buryo tudashobora kuba intwari z'umwami, ku buryo tudashobora kuba mu ngabo z'Uwiteka, kuko natwe duhora duhetamye. Ariko Yesu yaraje kugira ngo atwemeshe bakundwa. Niba ufite urukundo rutagira inenge, nukuri umubyeyi, umugabo, umugore yagukunda, ariko kuko nawe yifitiye ibyuho mu buzima bwe, ntabwo yakuzuza icyuho cyagenewe Imana, ntabwo yabibasha, azahinyuka, azananirwa. Ariko urukundo rw'Imana nirukuzura, ukabona ugukunda uzarwakira, nacogora uzamubabarira, uzamugirira imbabazi, uzamenya ko atari we, ntuzasenyuka, kandi uriho kandi uhagaze. Data, duciye bugufi imbere yawe, uko niko twebwe tubashije kubivuga mu bushobozi bwacu bukeya, ariko wowe ubasha kuvugana n'imitima y'abantu, ubasha kuyegura, ubasha kuyikiza ibiteye ubwoba abantu bawe babayemo. Mwami, hari ibiteye ubwoba abantu bawe babonesheje amaso, hari ibiteye ubwoba byakozwe kuri bo ubwabo, hari ibyo babonaniye ababyeyi babo cyangwa se ababareze, ibyo umwanzi yari yarateguye kugira ngo ubuzima bwabo ntibuzabeho, buzasenyuke. Uri Imana ibasha kudukiza ibyo byose. Turabikuzaniye Mwami w'abami, tukuzaniye ibyo twabonye, ibyo twumvise tutagombaga kumva, ibyo twabonye tutagombaga kubona, amagambo twabwiwe, gutabwa, gutereranwa.
rejection y'uburyo bwose turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Abakadukunze, abakatuyoboye, abakatureze, abakatwitayeho Mwami w'abami, Mwami nabo barahinyuwe ntibabishobora, bamwe bakoreshejwe n'umwanzi, abandi bakoreshwa nuko nabo bakomeretse bagakomeretsa, abandi bari bahari badahari kuko batari bazi icyo guha ababyeyi, guha abana babo. Mwami turagarutse ngo udukize ibyo byose, udukize ibivugika, udukize ibitavugika, uduhe imitima mishya Mwami, wambura uburemere bifite mu bwenge bwacu, ayo majwi tucyumva, ayo mashusho kiturimo Mwami, byamburwa uburemere uyu munsi mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ritwomore, ijambo ryawe ritwunge, ijambo ryawe ridukize. Waratubwiye ngo utwitayeho tukwikoreza amaganya yacu yose Mwami, tukwikoresha amaganya yacu yose kuko we wita kuri twe. Utwuzuze kwibona nk'uko wowe utureba, utubona nk'abakundwa, utubona nk'abagaciro gakomeye mu maso yawe, ntutubona nk'ingwiza murongo, ntutubona nk'imburamumaro, ntutubona nk'abatagira ikibavamo, utubona nk'abagaciro mu maso yawe, kandi turiho kubera umugambi wawe. Hari abantu benshi baryamanye ntibabyara, hari abantu benshi inda bazivanyemo zivamo, hari intangangabo n'intangagore nyinshi zagiye ntizavamwo abana. Umuntu wese uriho, umuntu wese uhumeka, nuko ari umufite umugambi. Dore kwakira urukundo rwawe rutwunge, rutwomore, rudukize. Zimwe mu ngaruka byatugizeho ntitwanazimenya, ntitwazirondora. Twagiye gukura ari uko turemye, tukajya tugira ngo niko duteye, tukajya tugira ngo nuko tumeze, ariko twarahengamishijwe n'imibabaro, twarahengamishijwe no gutabwa, twarahengamishijwe n'iminabi n'imishiha twakire, twarahengamishijwe n'ibikorwa bibi twakorewe, twarahengamishijwe na za abuse zitandukanye. Turaje ngo dukirire imbere yawe. Ntiwifuza ko dukomeza kubaho turi bisenzegeri, turaje ngo duhe gukira kuzuye. Dushoboze gukora urugendo rwo gukira, ntiturugarukirize hagati. Turakwakiriye Mwuka Wera ngo duhe gukira kuzuye, uduhe kumvira ijambo ry'Imana, uduhe umutima uciye bugufi, kugira ngo dukeneye kubabarira tubashe kubabarira, kugira ngo dukeneye gukuramo amahame y'ubuzima twafashe anyuranye n'ijambo ryawe, turarebera muri rinete z'umukara, uduhe kubitereka hasi no kwakira ijambo ryawe icyo rivuga. Mwuka Wera turakwemereye udukoremo umurimo utabashwa n'umuntu, umurimo utabashwa n'umushumba, umurimo utabashwa na papa na mama kuba bafite, umurimo utabashwa n'abagore n'abagabo, umurimo ushobowe nawe. Turakwemereye Mwuka Wera ngo udukoremo, nituryamira ijoro udukoremo umurimo. Tubyukane imbaraga nshya, tubyukane imiremere mishya, tubyukane imyumvire mishya. Narabibonye ujye ubikora, umuntu agakurwaho ikimeze nk'urukote ruremerewe, kakira amahoro n'umunezero, agakira gusharirirwa, agakira kwigomeka, agakira agatima kameze nk'ibuye, agakira kwigura no kugura urukundo, akakirwa nk'uko ari. Niwe utwakira nk'uko turi Mwami w'abantu, uko waturemye, uko dusa, uko tureshya imiryango twavukiyemo, uri warabyemeye kandi ubifitemo umugambi mwiza. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo byose bijya bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza ku bagukunda. Byose si byiza, ariko ufite ukuntu bivangavanga bikavamo ibyiza. Turasenze ibyo bitari byiza byatugezeho, ubituvangavangire mu biganza byawe by'imbabazi, udukurire mu ibyiza, udukuremo umutima w'imbabazi, udukuriremo kugira umutwaro w'umuryango, udukuriremo gukunda abana bacu, udukuriremo gukunda abo twashakanye nabo tuzashakana, udukuriremo gukunda ubuzima, udukuriremo kwifuza kuba abo watugeneye ko tubabo kugira ngo abandi bazabyungukiremo. Ibyo Satani yashatse kubikoresha ibibi, wowe bidukuremo ibyiza kubw'imbabazi zawe. Urakoze Mwami, nguhaye ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ngushyize mu biganza byawe, ngo bavure, ubakize imvune z'ubuzima, iz'igihe kirekire, izimaze imyaka, ibyo twakozeho twibuka tugatonekara, tugasubirwa, bashyize mu biganza byawe ngo bavure bya burundu. Urakoze kuri uwo kwizerwa, turakwemereye, twirekuriye mu biganza byawe, twigisha ibaro cyose n'ikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana ibahe umugisha bakundwa, ibagire neza, ibavure kuko irabishoboye, idukize rwose. Mugire ijoro ryiza, murare mu gituza cya Kristo. Tuzakomeza ejo muri Nibature mu gitondo saa 11 n'isaha imwe, tuzasoza ku mugoroba dusangira n'igaburo ryera, aho uzaburi uzaritegure. Imana iguhe umugisha. Murakoze gutega amatwi umwanya wose muremure. Mugire ijoro ryiza.
sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niyo nshaka kwama.